ariko ubusanzwe ngo uri mwarimu uriga nge ndi teacher wigisha amakanga y'ubwo I'm teacher of P3 and P1 and P2 wigisha miki byose English and Kinyarwanda and son. Okay. How's hari kubanza ukunda akarwa cyane. Hana se mwarubonye se? Mwarubonye. Akarwa ko ndikuba kumva teacher. Kumenya oya mwebwe namwe murabizi. Abana ndabankuraja ngo bazamuke bige. Mu bwenge bazamuke. Abana batekereze kure uriri yumva umwana muri hejuru iseseri yagiye he ku kazi kwironda agira ngo ni umwana nako agira ngo ni se uje gutera akabariro yagakorakora umupira yumva sisi ubwo rero nibwo yahise amwishitura amukubita hasi ava ku gitanda agwa hasi byakora ko yumva sese umugabo bari kumwe nyine yari amaze kuyishyiramo ngo yumva ngo ntingana n'iya se noneho rero ahita ayivumburamo noneho amukubita hasi kuri hari icyabaye cyangwa yabigerageje ariko ntiyabigezeho yabikoze ariko nubwo yabikoze ntabwo jewe natumye arangiza rwose inyoni ye yayishyizemo pe abakobwa bubu rero nkubwire ibyo abakobwa b'iki gihe basiga bameze nk'ihene z'impeshi Yesu ihene z'impeshi zabaga mu bisigati kera n'amasekuruma ziriho kandi abahungu simbarenganya wampa n'abayobozi b'ubu ngo mbabwire bagenda babibereka ku musozi wabura kugenda ugakozaho Ese ni mwebwe ese ni mwebwe ni mwebwe ni twebwe ese ni mwebwe ese ni mwebwe ni twebwe Uragira ngo wari igitangaza ku musozi umuntu wateruye urukundo rwe rwose akarugushyiraho mwubahe ibintu bitungane kibuye ku manywa na nijoro jambo ry'Imana ravuga ngo gushingirwa kubahana bose kuryamana kw'abashakanye he kugira ikikwanduza nta mukobwa wambaye abo bungubu ngo bari kujya mu nsengero ejo sinari mu nsengero se nari mu rusengero nabonye bambaye ubusa bajyamo ye baba data we nabonye bambaye ubusa bajya mu itorero bagiye mu itorero bambaye ubusa babasasira n'ikirago bajya kugipfukamaho bambaye ubusa ndasoni bari bafite bari guhena imisa ya gatatu niyo nabwiye uyu munsi kuri izo mbuga nkoranyambaga zarimye abantu twita ngo abasirey queen ntago ndi moralist niba afite amaguru meza agashaka kuyerekana ari gushimisha abantu abenshi ariko birirwa babatuka bati muri kwica umuco uhise muco kukera bambaraga hejuru ntacyo bambaraga ukabona umukobwa ufite intuza amabere ahagaze ukamenya bakambara amashabure yageze kwa ntuza umukobwa afite amaguru meza bakabona umuco wawishe n'ubu oya ntabwo ari umuco wacu wa Kinyarwanda buriya ni umuco wa gikristo wawishe umuco w'abapadiri iyo muteretse ubwo bwanwa mwabaye basumayeri muri ba Habibu mu Pentecote n'ubwanwa gute
murarakaye ngaho ngo ni 0 ngiyi imiheto y'ubwanwa ahangaha niko ye Imana ikora aho ndi mugira ngo ijuru rijyamo amasarigoma wowe akantu ntabwo waje mumbere ikibazo uranyumva nanjye ngo narira kugira ngo were igisubizo wambahoro gasubira iyo wavuye ukampa amahoro sawa hanguye igihe wateraga mami nubona uko ansubiza ni regional nzayigura regional se nibiki byose si stade sungiye ko ukeneye amahoro nubona uko ansubiza mu nda ya mama byose nzabigura we ntabwo wabyawe we wahozeho nabyaye nahozeho noneho habaye guturika ku isi duhura mu bimene bya oya kuki usinda mu gitondo mfite amafaranga se natuma usinda mu gitondo umukene se yasinda Yesu ubwo uri muzima napfuye se uri umusinzi ariko ndamaze wanyweze inzoga se izo niguriye Rwanda barafinda baribaza iyo urabona iyo umuntu ari kwiyamamariza nko kuba president hari yaba yarabanje kuyobora inzego zo hasi nk'umudugudu akagari cyangwa umurenge barafinda hari ahantu yaba yarayoboye handi birumvikana kuba maze igice cy'ikinyejana nariyoboye neza nta modoka yangonze nta nuwo nagonganye nawe byo nta buyobozi burutu benshi baguye mu myobo benshi bahitanywe n'intambara benshi amazi oya jewe baraba barotaya wari kuwa kangahe bari kuvuga mbira wari kuwa kangahe ntabwo bacibira babiri none bese jibira manota bese abona jibira manota kwibona mubu nabyose narabyujuje mubu byose narabyujuje mu mibare ntabwo n'abana nari kugira ikintu kimwe hose none barangiye bakwirya Yesu yahinduye amazi umutobe umuntu muto wawuhindura inzoga umva umuntu ushaka ikana kigalilaya Yesu yahinduye amazi umutobe umuntu awuhindura iki inzoga umuntu ni igikeye ingombe nayo mfite ariko nta kintu mubona mwe gapfe nawe gahambirwe gakubwe n'umuruho iyo shera atangiye kuguhata ibibazo udafitiye igisubizo uvuga uhuma niweho mbaza none kumbwira ngo dutangize umushinga w'ubukwe urabona uzangurira igite kuva twamenya nasi njyawe ufite akazi iyo nahembwe sinjya guhaye kunywa icyayi none se ubwo nitubana tuzatungwa n'iki ibyubahiro byitwa amafaranga ngo umupasiteri uvuze amafaranga ndayavuze mwambaye iniforume mwaguze iki ibi byuma tuvugiraho byaguzwe iki uyu muriro mwasetse bawushyiramo cyangwa ni amafaranga abana bajyanye borodero ziriho iki imana iyaduhe cyangwa mu bigishwa 12 ba Yesu Yuda niwe wenyine wavukaga i Yerusalemu mu murwa katikati muri iki gihe cya none isiti Nyamijosi kwitara mu biryogo niwe wenyine wavukaga mu biryo iyo umurandi ritangwa n'abareba iyo umurandi ritangwa n'ibibongo umura umasole banda iza la mari de station iyo umurandi ritangwa n'abize droit iyo umurandi ritangwa n'abigiye kuri university kuru ya Amerika iyo umurandi ritangwa n'abamenye kwakira none huyo mumundindireho iyo witeka gukorera icyumusi amateka arahinduka n'amazina arahinduka kuko Yesu atanze icyayi gicyaha ababisha yatanze gikoma abadayimoni yatanze amata tubyoha amatama n'amatayi ahindura igisura kuba igisusa gitamisi ahindura imiribwa iyo aguteye iteka bagutekera ifiti mu mibyizi tugiye gusenga Imana nanjye narajuriye nukuri ubu nanjye mbigiyemo ntazajye feedback nshyaho simuzi ariko ni cyerekana societe yacu
ubwenge ni igisupusupu ni shadibu twakagize views nyinshi umuhinzi wa mbere wa kijyambere ko u Rwanda rushingiye ku buhinzi n'ubworozi n'imyuga na tourism ariko views zose ziri kuri shadibu ntabwo ziri ku muhinzi mworozi w'intangarugero ngo turwanye inzara turwanye imirire mibi kandi imagine ubwo urumva Imana niba ihari itegereje iki abantu generation ziraducitse nidakora Sodoma na Gomora mana unyino wabiraje udeje cyangwa umuriro turi kujyamo tutabizi umuriro warangiye numva amaradiyo namwe muri tangazamakuru radio zose kujya ngo uzuve ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi ikiganiro cy'uburezi swana hose imipira none u Rwanda nta nirwo rutasohotse rwonyine no muri kane nta n'umupira tuzi yes niba uvuga made in Rwanda yishira mu kuri ambara imyenda yo mu Rwanda umwana wawe niyige mu Rwanda wowe ubivuga abayobozi ababyeyi bawe nibivurize mu bitaro byo mu Rwanda nibivuza bakivurizanya na rubanda rusanzwe muzamenya ibibazo byaho abana nibiga izi 12 ukabirata ngo ni ibintu byiza iyi kaminuza ukayirata ariko abana bawe bakiga Scotland bakiga Canada bakiga USA my friend aho nta kuri kurimo ingesho bitarimo Imana this had no press uye bizambye rwose this was magic aho bitanuke no kuvanga amahurunguru y'intizi y'ingone n'amakashi y'intuntu n'amashereka y'umugore wapfushije ibintu nk'ibyo byose nta cyongereza kibaho ibyo ntabyo hari amakasi nta cyongereza cy'amagambo maze kuvuga nabigenza ariko buriya kiba kiriho nuko nakizi yes uyu muhungu nimba uri umukobwa uri umusore ufite abakobwa nka 30 Imana izaguha inkwano ngo yigire gute byonyine nimba wirirwa urongorera mu kageti ufite ugakodesha ndebera Imana iguhaye etaje wajya ubarara ubagerekanyije niyo mpamvu ubona Imana yakwimye inzu va mu byaha Imana iguha inzu uyu ni bishop gafaranga ubyangu byemere ntago waba byakunaniye kuryama mu gashambure turi wenyine urarana mu dukobwa ngiguhe etaje watumarira abana hari amakosa abakobwa mukora rinda umutima wawe ugasanga ujyanye n'umuntu mutakajyanye ngo ari kurashaka adresse gusa ngo kandi nguzi ko yujuje inzu kandi hari ibibanza ntabwo babanza kureba ibyo afite babanza kureba ibindi ibyo tuzabireba turi abakobwa gusa kuko ibifatika iyo urukundo ruhari ibifatika biraza ibifatika birasha kumva umusore adashaka imyaka 21 abyemerewe 25 ntashake 29 ntashake 30 ntashake 35 ntashake 40 kagera n'abana beza bari muri iki gihugu wakwibaza niba uwo muntu ari muzima. Alo kise fama. Banyita kwizera Jean Claude shaka ko numurira umuntu bita Chantal. Chantal ni muntu ki mu buzima bwa Jean Claude? Yenishire wanje. Mumaranye nk'igihe kingana iki Jean Claude? Tumaranye nk'amezi atatu. Mumbwiza yuko azigera mukira. Alo Chantal wiriwe neza. Mwiriwe. Nitwa Antoinette Niyongira. Nkora kuri Kise fama. Jean Claude Kwizera yarakontumyeho umukunzi wawe. Umukunzi wawe witwa Jean Claude Kwizera nibyo no umukunzi wawe? Ya ntago muzi. Ntago muzi? Umuntu witwa Jean Claude Kwizera ntago muzi? Nise mwibuka. None se ko yambwiye ko mumaze amezi 3 mukundana nibyo? Yego. Ariko Chantal wibagirwa gute umukunzi wawe? Kubera bafite ari batatu bitana nyine ba Claude ntago nzi ko yitwa iryo ngiryo mbwiye nuko mise mwibuka. Oya ufite abakunzi batatu bitwa ba Claude? Nyine Ngese ni mwebwe. Nitwebwe. Ese ni mwebwe. Nitwebwe. Nitwebwe ni mwebwe nitwebwe. Nitwebwe nitwebwe. 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 Ese ni mwebwe. Ni mwebwe. Ese ni mwebwe ni mwebwe nitwebwe. Mwebwe nitwebwe. Nitwebwe ni mwebwe nitwebwe. Mwebwe nitwebwe. 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 Asa ni mwebwe. Nitwebwe. None se
indogobe ntibayisasiye imyenda kandi ari Yesu iri. Didn't they lay clothes on the street for a donkey? kugira ngo iyo ndogobe yari irusha izindi. Do you think the donkey was better looking than other yagendanaga donkeys? n'umugabo mwiza. It had Jesus on it. nugendana na Yesu imyaka usigaranye, When you walk with Jesus the remaining years of your uzirebera ibiri life, imbere yawe you hariya. will see the future you hitamo have. kugendana n'umugabo ukwiriye. Choose to walk with the right hitamo man. kugendana n'umugabo ukomeye. Choose.